kugeraho Yesu wenyine n'abandi yose n'umusenyi n'abandi yose n'umusenyi iyo ngoswe n'umwijima Amen. Mari wa umugisha reka twicare umuryango wa Pastor Sheikh Mababa turabakiriye mwese mari wa umugisha nanone twakiriye umuryango w'umugeni wa Kristo abo mwicaye mwese mari bakomeze kandi mari wa umugisha twakiriye itorero ryose Elohim muri rusange Imana wa umugisha twakiriye abakozi bose muri rusange Imana ibaha umugisha tudatinze rero ndabona n'amasaha yacu ari kwirukanga cyane reka twiyegereze Bishop Tubone asuhuza iteraniro ubw'icyubahiro cy'Imana turakwiyegereje Bishop. Haleluya. Imana duhana. Imana duhana umugisha. Ahangaha ni mu rugo uyu niwe mama wanjye ndi umwana we yanditse mu buryo bw'umwuka
kandi n'ubu aracyari mama wanjye. Imana ibahe umugisha. Ndumva twamusubiza umwanya mama. Muri bumbabarire gato, reka nsabe abapasiteri dukorana baze babasuhuze. Twavanye i Kigali, murazi ko turi mu bihe bitoroshye, ntabwo twemere gukoma amashyi, ariko byose hamwe bidufatanyiriza kutuzanira ibyiza. Ndi umushumba w'itorero Imbaraga z'Amasengesho Amahoro rikorera mu mujyi wa Kigali. Ubwo rero mababa n'umwe muri twebwe, ni umuvandimwe, ni umushumba nkatwe, twahamagariwe kimwe kandi tubona no kumusaba ngo akomeze akomere. Iyi ni inzira ya twese. Yesu yaravuze ngo ni inzira, aravuga ngo ni njye kuri, aravuga ngo nawe uzajya kwa data namujyanye. Iyi nzira ni we, uyu wanje ni none, ejo ni njyewe, ejo ni wewe. Ahubwo icyo nasaba abari hano ni uko tubanza gutekereza, ese ko ari we ejo bikaba njyewe, nje aka kanya nongerewe birasaba ngo nitware gute, nifate gute. Reka nsabe rero abapasiteri babasuhuze. umushumba mu itorero Imbaraga z'Amasengesho. ariko umuyobozi wa Kigali, umushumba mukuru ni Pastor Reverend Banjije. Amen. Amen. Hallelujah. Ndabasuje kandi mwese ndabakomeje mu izina rya Yesu Kristo. Nitwa Pastor Oliva Nyiragwaneza, ndi umushumba mu itorero Imbaraga z'Amasengesho Amahoro. Umushumba wacu mukuru uyu watubanjirije, murakoze cyane. Amen. Mani wa umugisha. Mani wa umugisha nawe. Mani wa umugisha. Amen. Hari n'abandi twazanye batari hano ngira ngo bari hanze, ariko ibyo birabaye birahagije kugira ngo twakiriye n'abandi bakozi b'Imana, Pastor Steven, Pastor Musafiri, n'ababarira wenda abo ntari bushobore kuvuga, na Pastor mugenzi wabo aho ngaho ntabwo nzi izina rye, arambabarira ntabwo ari gushira isoni. Mwese nabakiriye mu izina rya Yesu. Nakiriye abakozi b'Imana Zubari n'abandi bose, ntabwo dushobora kuvuga bose. Imana ibaha umugisha. Amen. Reka twakire Pastor Bishop agere gutya gusa, agere gutya. Imana imukomeze. Ubu ni umwana wanjye. Nakire Pastor Sanzumwete n'ababebe. Imana ibamugisha. Ubu nawe ni umuhungu wanjye. Reka nakire Pastor Cumo nawe aruke. Ubu nawe ni umuhungu wanjye. Reka nakire umwarimu w'itorero nawe ni umuhungu wanjye. Abandi bose turabakiriye. Imana ibamugisha. Reka twiyegereze korali. Umuvandimwe yaririmbagamo, bakayiririmba imwe kandi twihuta kugira ngo ducunguze uburyo bw'umunsi. Tubahe ikaze. Kukwita nere kari jashize, ona
ibahungisha. Reka rero mu kanya tujye kumva ijambo ry'Imana, ariko mbere y'uko twumva ijambo ry'Imana, Yesu ashimwe. Amen. Reka mbere y'uko twumva ijambo ry'Imana, nanone turirimbe muri rimwe ya 35. Ni Yesu wangize umuvandimwe we, Imana ishimwe cyane, kandi ibyo mfise byose ishimwe cyane, kandi rero kandi yarambabarira nyir'impuhwe, yapfira amaraso yo mu mutima we, ndanezerewe cyane kuko yancunguye. Imana ishimwe cyane, ibyiza yakoze bifise mu bufasha. Imana ishimwe cyane, niumfasha mu bintu byose bikomeye. Imana ishimwe cyane, tumwitegure kuko azagaruka vuba. Imana ishimwe cyane. Mana, mu izina rya Yesu, tuzi yuko mu ijuru tuzambikwa ikamba, nubwo umubabaro wacu ari uw'igihe gitoya, ariko niko tutarakubona. Tuzi yuko tuzahanagurwa amarira, ngo ntaba ari we uhabwa icyubahiro. Cyane cyane tukeneye ibihumuriza umutima, kuko ari wowe uduhumuriza umutima. Uduhumurize Mwami, kandi wongere utwubake mu buryo bw'umwuka, kugira ngo tubone neza n'imbaraga zawe. Turagushimye, reka ukomeze ubane natwe kandi utugire neza, kubw'izina ryawe Yesu, amen. Yesu nashimwe, amen, haleluya. Dushimye ubuyobozi kuduha umwanya muri aka kanya, ni umwanya w'ijambo ry'Imana. Murabizi ko dufite ikibazo, cyangwa se mbere ya byose tumaje kwihanganisha umuryango wa Pasiteri Mababa ndetse n'umuryango w'itorero muri rusange. Icyo tugiye kuvuga ni ukwihanganisha umuryango. Haleluya. Nagira ngo mbabwire, urupfu nicyo kintu cyonyine kitareba abantu runaka cyangwa se abandi ntibazapfa. Iyi ni inzira y'abantu bose. Umuntu wese wavutse uko afite itangiriro ashobora no kugira n'iherezo. Nasomye Bibiliya, muri Bibiliya ijambo eternel cyangwa se uhoraho cyangwa se uzahoraho ni Imana yonyine, ariko umuntu afite itangiriro kandi akagira n'iherezo. Rero iyo ngeze mu mwanya nk'uyu, simuvugaho byinshi, ariko ni umwanya buri muntu wese yakagombye gutekerezaho cyane.
singiye kwigisha uyu mushiki wacu Vestine, ariko ngiye kwigisha nguhumuriza gukomeza kugira ngo nawe usobanukirwe kandi umenye ko igihe kimwe nawe uzapfa, igihe kimwe uzava muri uwo mubiri wambaye. Gupfa ntabwo ari bibi ku bakristo, ariko iyi urapfuye ugiye hehe? Upfuye urinde? Ese uyu mubiri wari uzi yuko uzawuvamo? Hari amagambo ankomeza muri Bibiliya. Reka dusome muri Yobu ibice 14 aho ngaho ku murongo wa 14. Abafite Bibiliya y'Ikinyarwanda ibice 14 umurongo wa 14. Tuhaguruke twubahe ijambo ry'Imana niko twebwe twatora. Umurongo wa 14. Reka tusome mu izina rya Yesu. Amen. Ijambo ry'Imana, umuntu napfa azongera abeho, naba yihanganiye iminsi y'intambara yanjye yose, ntegereje igihe cyanjye cyo kurekurwa. Amen. Dusome mu izina rya Yesu. Amen. Abakorinto ba kabiri ibice 5 umurongo wa mbere. Ngo tuzi yuko niba inzu y'ingando yacu yo mu isi izasenywa, dufite inyubako ituruka ku Mana, inzu itubatswe n'intoki itazashira yo mu ijuru. Amen. Amen. Bibiliya iratubwira mu Bakorinto ba kabiri ibice 5 ngo tuzi yuko inzu y'ingando yacu izasenywa, ariko hari ibyiringiro ko tuzambikwa indi ngando. Igiswahili cyo kiravuga ngo nyumba. Haleluya. Indi ngando yindi ngo iturutse mu ijuru. Haleluya. Hari ikintu mwene data cyakukubwira, ariko ugitekereza ko nuva muri uyu mubiri hari undi mubiri ukeneye uzagira. Haleluya. Aya ni amagambo Paulo yandikiye Abakorinto, arababwira tumva ibyiringiro byacu twebwe abakristo nubwo dufite ibyiringiro yuko nubwo twava muri uyu mubiri, wa mubiri uhura n'ibigeragezo, tuzi yuko tuzambikwa undi mubiri uturutse mu ijuru. Haleluya. Ibi ni ibyiringiro bikomeye ngiye kuri njyewe Pastor Cyuma, kuko nzi yuko nubwo nakora umurimo w'Imana, nubwo nakora tuyambare tutazasangwa twambaye ubusa, kuko twe uko dushaka kuyamburwa, ahubwo nuko dushaka kwambikwa ya nzu yindi ngo igipfa kimirwe n'ubugingo. Amen. Amen. Mungu akubariki sana. Amen. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo buri muntu wese hano imyaka yaba afite, icyubahiro waba ufite, buri muntu wese iyo yumvishije inkuru z'urupfu agira ubwoba, ngo turatinya cyane, ngo tukababara cyane, kubera ko dutinya kuva muri uyu mubiri. Ariko ngo ni ngombwa ko, haleluya, ngo ubugingo bugaragara. Haleluya. Ni ngombwa ko igipfa, ni ngombwa ko agomba kuba w'igihe kimwe. Nge nawe nubwo tumwira muri ingano yacu, nubwo turwara, nubwo dupfusha, nubwo duhura n'ibikomere, ariko tuzi neza ko uyu mubiri nubwo wapfa, ariko tuzambika undi mubiri udapfa. Haleluya. Icyo njyewe nicyo kinkomeza. Sinkomezwa nuko abantu banyita pasiteri, sinkomezwa nuko nagira amafaranga, nagira imitungo, kuko hari ababigize barabita baragenda. Nta muntu ku isi wari wagira icyubahiro nk'icya Mobutu Sese Seko kugungwendo wa zamani. Nawe ni umugabo washoboraga guhagurutsa indege ikava ku kibuga cy'indege njiri igiye mu Bufaransa kuzana icupa rimwe gusa rya champagne, ariko urupfu rwe rumana n'abantu 10 bamwerekeje. Kumenya yuko iyi ngando
musaraba nk'ikimenyetso cya Yesu wapfiriye ku musaraba bagishyize ku mva ye. Ushaka kumwemeza ko Yesu yamupfiriye kandi atiriwe, ntabwo yemeye ko Yesu yapfuye, ko yamusukiye. Mwene data, ijuru ubuntu, ariko kujya mu ijuru ntabwo tuzajya mu ijuru kubw'ubuntu. Wokovu ni kwa neema, lakini kwenda mbinguni haiko neema. Niba uyu munsi waribeshye ukavuga uti njyewe nagiriwe ubuntu, ndi umukristo, hari bamwe bajya bavuga ngo turi mu buntu. Yes, ntabwo mbyanze, ushobora gukora icyaha ukihana, ariko nagira ngo mubwire ngo iyi ngando izaturuka mu ijuru. Wa mubiri udasaza, wa mubiri utabora, wa mubiri utagwara, uzawambika n'umukiranutsi. Kuko ijambo ry'Imana mu Balewi rirambwira 19 umurongo wa mbere ngo musaba abakiranutsi kubera ko Uwiteka Imana yanyu ari umukiranutsi. Takuwa watakatifu kwa Bwana Mungu wenu ni mtakatifu. Mama, kugira ngo ubane n'Imana mu ijuru ni level. Nagira ngo mbabwire bene data, umanutse hepfo, haleluya, hari amagambo akomeye cyane. So manuka tudatinda. Gatanu, Imana niyo yaturemeye iyo ngiyo, ndetse yayiduhereye umwukaho ingwate. Nicyo gituma dukomeza umutima iteka, kandi tukamenya yuko iyo turi iwacu mu mubiri tuba dutuye kure y'umwami wacu, kuko tuba tugenda tuyoborwa no kwizera, tutayoborwa n'ibyo tureba. Nyamara dukomera umutima, kandi icyo turushaho gukunda ni ukwitandukanya n'uyu mubiri, kugira ngo twibanire n'umwami wacu. Nicyo gituma tugira umwete wo kumunezeza iyo turi iwacu mu mubiri cyangwa tudahari, kuko twese dukwiriye kuzagaragarizwa imbere y'intebe y'imanza ya Kristo, kugira ngo umuntu wese ahabwe ibikwiriye ibyo yakoze akiri mu mubiri, ari byiza cyangwa bibi. Nuko iyo nemeza abantu bikoreshwa nuko nzi igitinyiro cy'Uwiteka, kuko uko ndi niko bigaragarira Imana, kandi niringira yuko ariho namwe bigaragarira imitima yanyu. Amen. Amen. Ya Korinto ba mbere 15:26. Banza 15:21, hanyuma nyuma urasoma Wakorinto wa kwanza. Wakorinto wa mbere 15:21 urasimbuka ujye kuri 26. Kadusome mu izina rya Yesu. Amen. Kuko ubwo urupfu rwazanywe n'umuntu, niko no kuzuka kw'abapfuye kwazanywe n'umuntu. 26. Yes. Umwanzi uzaheruka gukurwaho n'urupfu. Amen. Amen. Mani bumugisha. Biblia ngo kuko urupfu rwazanywe n'umuntu umwe, ari we Adamu. Haleluya. Amen. Ariko nanone kudapfa cyangwa se ubugingo bazanywe nanone n'umuntu umwe. Adamu bamaze gucumura, urupfu ruratangira. Ariko nagira ngo mubwire ngo muri Kristo Yesu, haleluya, Yesu yavuze amagambo akomeye, arimo abwira Marita na Mariya, arababwira tumva umuntu nyizera nubwo yaba yarapfuye ariko azongera we. Aho njyewe niho haba imbaraga, aho niho hankomeza. Si ukurya ibirayi ariko binkomeza, si ugutunga nabwo ni byiza, kuko utariye ntabwo wabaho, ariko ikinkomeza gituma nguma muri ibi bintu nkakomeza gukorera Imana, nuko nzi ko nzagira iherezo ryiza, kandi na nyuma y'urupfu hari ubundi buzima. Amen. Haleluya. Mushiki wacu nubwo tubona aryamye hano, ariko tuzi neza mu kwizera Imana nivuga, haleluya, abapfuye muri Kristo Yesu bazazuka. Batasutse kugira ngo bajye kubabazwa,
kugira ngo bongere batekereze kuri kawunga, bongere batekereze kuri merinarivare, bongere batekereze ku bintu runaka, ariko bagiye noneho kwishima. Ubwo hari abazazukira kubabazwa, niyo ni esikatoloji. Ntabwo najya muri esikatoloji yo hirya, kubera ko hano ntabwo ndi kwigisha esikatoloji. Ndashaka kukwereka yuko twebwe abari muri Kristo Yesu, nubwo uyu mubiri wapfa, ariko tuzambikwa undi mubiri udapfa. Bene data mababa, pasiteri mababa, uyu mudamu wawe aragiye mbere, nawe tegura umunsi uzagenda. Haleluya. Yewe izi ni inyigisho, nubwo utabwiriza kuri njyewe cyuma, ariko biranyigishije, kuko menye yuko hari igihe kimwe nanjye nzaba ndyamye kuriya. Ese nzaba ndyamye kuriya, nzaba ngiye he? Ikibazo ntabwo ari uko, ikibazo si ukuva mu mubiri, ariko njye nawe dutekereza. Bibiliya iratubwira ngo Adamu yakoze icyaha, ariko Kristo yaraje kugira ngo tubone ubugingo. Amen. Niwe waje kuzana wa mubiri wa kabiri nababwiye. Imana hari hasi byatubwiye amagambo akomeye cyane, amagambo anezeza cyane. Kuri 26 yavuze ijambo ryiza cyane. Haleluya. Iryo jambo ngeri ryo rinyubaka. Haleluya. Amen, amen. Kuko hari igihe igipfa kizamirwa n'ubuzima. Haleluya. Hari igihe umubiri uyu twambaye utudeseva cyangwa se ukatureka, ariko dufite ibyiringiro. Mwene data wicaye aho ngaho, nanjye uteguye. Haleluya. Kuko uti nanjye ngiriye uyu munsi nagenda ngiye. Mu magambo makeya, ijambo ry'Imana ryatubajije ngo ese umuntu aramutse apfuye yakongera akabaho? Nibyo koko, hari umuzuko. Haleluya. Abafarisayi ntabwo bemeraga umuzuko. N'iki gihe hari abantu batemera umuzuko, ariko nagira ngo mbabwire ngo twebwe dufite ibyiringiro yuko nubwo twava muri uyu mubiri, hari igihe tuzambika undi mubiri. Imana ibaho umugisha. Amen. Yago Manda, Uri Yo Mas
Pastor Chuma tugaburira ijambo ry'Imana. Mbese ko atari uyu nguyu Imana yavuganaga nawe kuko yumvisha Imana aritaba. Ese njye nawe hari icyo twaba twumvishe? Njye nawe hari ikintu dushobora kuba twumvishe? Hari abantu bajya babona yuko ahari kuryama nibo, kubyuka nibo, bakabona yuko ahari no kugenda mu muhanda nibo. Ariko reka mubwire mwene data, hari igihe Imana izavuga nawe ukitaba Imana. Rero Imana idufashe kuko ijambo ry'Imana riratwumvishe, kuko Imana ntabwo yavuganaga n'uyu nguyu imaze guhamagara, ahubwo yavuganaga n'imitima yacu. Niba Imana rero yavuganye n'umutima wawe n'umwanya wo kwigenzura, ni ibintu bijya bibabaza cyane iyo turi hano wenda tukareba mwene data aryamye hano, nibwo tugira umwete wo gutekereza natwe ejo hazaza. Nanone iyo tugeze ku masimetiere abantu bajya bagira ubwoba, ariko nagusabaga kugira ngo mu gihe cyose ujye ugira ubwoba, kuko nawe uri urupfu, wambaye urupfu, ugendana urupfu, iteka ryose uri umupfu. Kereka niba utarakira Yesu, ariko ku bantu bose bakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, nizera yuko ari abapfu, ariko mu gupfa kwabo bazazurwa na Kristo Yesu. Imana idufashe tujye kumva umwanya, tujye mu mwanya w'ubuhamya. Umwanya w'ubuhamya rero ndasaba abantu kugira ngo abantu bajye gutanga ubuhamya dukore ibintu bigufi, tuvuge amagambo magufi kuko amasaha yacu yatugendanye. Yabona tuvuge amagambo magufi. Tujye gutangira na Bizimungu. Bizimungu arahari? Haleluya. Njya gutanga ubuhamya, ariko ntabwo ndi butinde cyane kubera ikibazo. Maraba Niyonzima Jolibe namutangaho ubuhamya, yaba ari ku buyobozi, yaba ari no ku bukristo bwe. Maraba aravuga agasenga bikaba. Maraba genda umugatolika, iya magatolika, kigaragaza ko Mababa avuga bikaba nuko nahangato nta dini na rimwe ritarahanga, yaba abagatolika, yaba abayisilamu. Muziko no mu idini ry'abayisilamu biba kuri gofero, ariko hano bazikuye kubera amasengesho y'Amababa. Ibyo akora byose biba bisobanutse. Niyo mpamvu mvuze ngo arasaba bikaza, yavuga bigakomera. Cyangwa no ku bukristo bwe, Mababa dukoranye igihe kinini, yaba no ku buyobozi. Mababa n'ibyananiye mu mudugudu, Mababa arabihuza, arabasengera bakava aho ngaho bategetse no kuburana bakarangiriza. Jewe rwose nababwiza kuri murambona uko mpagaze aha, hari n'abantu benshi bambona bakavuga ati uriya ni mwene nyina Mababa, kandi kuva iwacu kugera n'iwabo harimo distance. Rero muri makeya ndemeza ko n'ukwezi amaze Kigali abo asengera harimo na madamu yaramusengeye, yaguhaye imitsi, namujyanye kuri Ndengera, muvana kuri Ndengera mujana muri prive, mu kumugarambira ati mugarure tumusengere, ati keretse niba utanyemera. Madamu aturisha mu Gatolika. Ntabwo nigeze mpamagara padiri, nahamagaye Mababa aramusengera, n'ubu avuye haraguru. Nari kubwira nategeko aravuze ati ndaza n'amaguru ndi kumwe n'abandi bantu. N'ubu ngubu ashobora no kugenda akajya gushyingura agiye n'amaguru ari hano. Rero muri magambo make ntabwo navuga byinshi. Ni byiza tumukeshaho ni byinshi, ndemeza ko na Vestina uba aho yicaye ari heza. Urakoze. Amen. Yesu ashimwe. Reka nongere mvuge ku bantu bagiye gutanga ubuhamya. Turimo turatanga ubuhamya bwa bene data Vestina. Bose ni bamwe, ari he?
hari uwitwa bose ni bamwe arahari ya niba atahari uyu ni nyina wabo wa protokole mujye mwihangana muri buryo ki mufasha abantu ubu ni nyina wabo wa Vestine agiye kuduha ubuhamya bwa Vestine karibu mama bari waje by'ukuri agere umwana yego ubu ari umukobwa kandi ateye mbura mama wacu akatamuzi uramuhereza amatungo umukobwa abwira inama akuwe mu mubiri yaje igitutsi cye nanjye sinigeze gutuka kandi yarazaga akambumburiza nanjye naba mukumbuye nkagera mu rugo akambura serivisi zose zo nshaka z'umugenzi ikintu twinezeje uko mumuherekeje muri itorero n'ikindi cya kabiri umutware we arinza ko n'umubiri atigeze gutungana nawe nkajya muriba turatungana ubwo nibwo muhamya mufitiye uburenzi bwese n'ubwirinde gusa muri iyo kazi yego birasaba imana z'imana Esperance reka nawe yijyaga imbere atanga ubuhamya Imana igukomeze mama uyu nguyu Vestine yari mwene mama babanye neza turabirana nta kibazo uyu nguyu Vestine abana babaga bamukumbuye bomanuka ngo baje kumusura akabakira nk'umubyeyi ubwo none ikiturabanje ni uko Imana imusaruye Imana izamuhira umuturage cyatashira mwakoze cyane abakristo twebwe ntabwo tugira iruhuko ridashira dufite iruhuko rifite ibyiringiro yuko tuzazurwa n'umwami Yesu twebwe ntabwo tujya twifuriza abacu iruhuko ridashira bari bamugisha reka twongere duhamagare witwa Uwimpuhwe Pacifique Haleluya. Amen. Bitakoroheye nyirabuhirwa Vestine ni muramukazi wanjye umudamu wa musaza wanjye ariko namufaranga mukuru wanjye umuntu wabwiraga ikibazo cyawe akacyumva akakugera n'icye gusa imana ngakire kuzaza yego ntabwo umugisha hari undi muntu mukuru w'umuryango arahari gutangira iherezo kandi tukazagira iherezo ryiza uyu biraguhirwa Vestine kazana wanjye se wari umugabo se wa Geride ni mukuru wanjye ariko dushatse kuvuga umwirondoro we biraguhirwa Vestine yashakanye na Geride Niyonzima 1985 bari gufata abandi bari baha kamerameni umwanya atabarutse afite imyaka 38 asize umuryango w'abana 5 ari umwana mutoya yaradaye muri iyi minsi ni ikibazo kugira ngo tuzamuze turafatanya n'itorero n'umuryango dufatanye kurera uwo mwana usigaye ari mutoya kuko ni umuziranenge kandi twe
batari babona uyu mwanya umuryango twatumiranye neza asigaye Imana icumi nayo bishoboje. Pasiteri ari kugukenera hanze, hari abantu bagukeneye hanze. Amen. Ika Pastor Chuma na Pastor Sanzo Muheshi bahagarare hano bazane Mababa, Pastor Mababa, hanyuma bamuhe mikrofone atubwire iminota 2 ku mateka y'umugore wiwe. Nshimiye Imana kandi nshimiye abantu bose baje kuberekeza hanyuma ndari navuga ku umugambi wanjye byimazeyo ababyeyi bakamara Natasha aravuga ati rwose mwana Natasha yegera imbere batuzanire n'uwo mwana yagafashe bafite lisitatu kugeza n'ubu ndaca amaze rero ndagushimiye Imana imugisha cyane. Hanyuma icya kabiri ndashimira itorero ryaramfashije kuva nabona n'iki kibazo n'Imana. Hanyuma ndashimira abayobozi b'akarere, nshimira na Gitifu Murenge Mukatari hano nawe yambaye hafi akurikirana ukuri ndabashimiye mwese sinabarondora. Yegera haraze hashika ibintu bigoranye, nta mama mfiteyo nta data, ariko nagezeyo mbona abantu. Ndimushimira cyane Pastor Biobedi, nahaguruke pe nahaguruke uyu mugabo ntazi hano, mushimira imbere yanyu yabereye umubyeyi. Umuntu ushobora kugera muri miliyoni mutagica mupfa ari ku Mana gusa. Uyu mugabo mubona hari imbere yaragurikiranye anyishuriye amafaranga agera muri miliyoni. Mwibajije bucawe muri igisubizo gusa ndagushimira Imana byumve ategereje n'itorero ryabo imbaraga z'amasengesho. Nashima ndashimira Jeff, Pastor Jeff, Imana imuhe umugisha. Ni byinshi Pastor Jeff yabaye hafi nawe, ndi gushimira n'undi muposita ari hano bamwita Liliane, ubu ndamushimiye. Wagira ngo i Kigali ukuri hari iwacu hari umugabo ugiye kwashimira imbere witwa Mudugudu wa Buhuru, ndahaguruka nawe mushimiye. Uyu mugabo ni umubyeyi mwabura Mudugudu, yambaye hafi ntabere n'amafaranga ngayabusaba akayamba. Imana nawe umugisha. Hanyuma ngashimira abashiki banjye, ngashimira mama kazanye kwa Furaha. Je ibintu abantu bangoreye mu gushimira umugabo witwa Fagari umuturanyi, ngashimira n'undi witwa Munyaneza bambaye hafi, n'undi witwa Masengesho bambaye hafi. Ikindi ndi gushimira uyu mugabo duhagararanye nawe Imana umugisha yambaye hafi. Ndi gushimira Gitifu w'Akagari bacu ntabwo ubwo twabaye umubyeyi.
hanyuma ntarondora ni benshi cyane. Ndigushimira umuryango wacu waho mvuka waramfashije, hanyuma ngashimira representa legal wa Methodiste ini hariya muri Semuyi, umuntu nawe wamurengeye kuba Kirantumbura, abonye karakana mu rusengero arangije akagurira amata kugeza n'ubu karacahari. Imana izamufashe nayo Imana izamushigikira cyane. Hanyuma nshimiye mwese. Uyu mudamu wanjye rero nta kindi yazize mu burwayi, yarafashwe agiye kubyara baramubaga, kubera ubwoba nibwo bari bamubaze agwa muri koma. Aguye muri koma aduha transfert ya CHK ndetse na Faisal tugerayo ibintu biranga. Rero kuva icyo gihe bamujyana, yajyanywe n'umurwaza witwa Muturi, ati we umwana we ari kumurwaza. Uyu mudamu wanjye Mama Obama twarabanye, utangira mu buzima bubi tukajya tunaraburara ariko tukabyimenyera. Imana irangije idukura mu cyaro tuzana mu mujyi. Ni umudamu wakundaga abashyitsi, ni umudamu wagiraga abandi inama, kandi ni umudamu wagiraga urukundo. Rero ikidabura inama byakira kugira ngo wenda azuka. Rero twari tubyaranye abana 5, ariko imfura yacu yitwa Patrick. Haguruke. Uyu rero imfura yacu kandi kabucura kubafasha kamaze ukwezi. Ndigushimira umugabo ndazi nari satore namumenya, yanze kunyibwira, nawe yanyishuriye ibihumbi bigera muri 800 muri Faisal. Arabwira ngo ndagufashije, ngo wanyibwira rwose ku mafaranga umfashije kari menshi. Yanga kunyibwira, na n'ubu yaranze aravuga ati twarasenganye, nafotoye ibipapuro basohoye ndakimwoherereza, arangije aranyishurira ibihumbi 800 kugeza n'isaha ntabwo muzi. Rero uyu Mama Obama agiye kumushaka, ngiye gukeneye gusa ngasaba mwese mwaduherekeje ko n'urukundo mwakoze gushorana uyu muryango wacu aba bana, kuko ni ikibazo gikomeye cyane. kubera umugabo rwose basigaye bangana gutya ni ikibazo, ariko hamwe n'Imana ishoboye byose. Gazagaruka fishe icyuma irocu gizabwe amatari bezwa wazitiriwe mu biro umushumba wanjye ukabivuze ngo umwana we yarahangayitse, aransengera, akajya banyohereza amafaranga kuko yaruka bwije. Ati ikibazo ufite ikihe?
mubwira akagikemura ndamushimiye hanyuma kuva mwa biriya bitaro yari konsa miliyoni 1.5 kugira ngo gusohoke mu bambe mama Obama bona aba bakozi b'Imana muri kubona baturutse i Kigali bari kusanya bariteranya bishora miliyoni 1.5 nubwo ni kuvuga mu nzira ariko ntacyo naguha jewe ntacyo nabaha apostoriya ntacyo naguha bari kusanyije barateranya njemba nazuki amafaranga y'ibite kuri mobile money ntabwo nyabate yaranyoherereje 16,000 bavuze bakayoba ngo muje kubarisha ngahagarara njinga bari bishora miliyoni 1.5 nukuri muzitsinda kwa Kigali bari bamugisha nyinshi cyane rero twaje kubona ikiriho tuzabamenyesha ariko ntabwo bikwiye kuza gusura umuryango ntabwo bamugisha kandi bari bashyigikiye abakozi. Ndazina mbere kwa Pasiteri Nkurunziza Claude naje mpagarara itorero Umusozi w'Ibyiringiro riyobowe na Apotre Mukabadege Liliane. Ntabwo byoroshye baraba kuva yari Kigali azanye umudamu we kwa muganga yabaga mu itorero iwacu yabaye umwana mu rugo baramukurikiranye uko ubushobozi bwacu bwanganaga mu bikorwa byose bya buri munsi. Jambo Mushumba yavuye yamwe ngo aracyari umubyeyi wawe abizi nk'itorero ko usigaranye abana umugore mwashakanye wakundaga bandira mwisubije ariko yambwiye ngo ntabwo uzahorera wenyine itorero uko twabanye nawe twakubaye hafi ubundi turacyakomere kandi ube umugabo komere ube umugabo aho mama w'abana atari naho ugomba kubashyigikira tukuri hafi nk'abavandimwe ntiwumve ko hari icyacitse ntabwo bihagaritse umugambi w'Imana ku buzima bwawe n'ubw'umuryango wawe. Murakoze. Gukomeza tujya icumbi rya nyuma Imana yateguriye uyu mubyeyi kugira ngo abari Rubavu muzi ko irimbi ryimukiye ruguru mu rugerero guce ku ahahoze akarere kera ko mperuka. Mbere no tugiye kuva hano tujyayo hanyuma igikorwa cyo gukaraba turareba hafi aho ngaho aba ari naho dukarabira. Imana iduhe umugisha kandi Imana ibatugirire neza.
rugamba rukara abera twuzuzwa imbaraga mbere yo kugera aho twiheba nkamihutira kugawa imigisha ikisukiranya mbere y'uko urugamba rukara abera twuzuzwa imbaraga mbere yo kugera aho twiheba nkamihutira kugawa imigisha ikisukiranya wadufite ibiganza bye bidutinye imirindi y'abanzi kuva kera yaratuzi hari ibihamya dushiba ibyemeza natwe tukaba abana nakwitabaza abakomeye bari hejuru arahari ducira amazi y'ibiroha tunywe ay'ubugingo akomoka kuri rya hariba ridakama ry'umwami wacu kwitabaza abakomeye bari hejuru arahari Pastor Chuma atwiyegereza impano asenga Imana kugira ngo Imana ize kubana natwe Mana data, Mana ikomeye, Mana igira neza, tuje ahantu ubwo guherekeza mushiki wacu Vestina wavuye mu mubiri. tuniyegereza nanone umuryango wa Pasiteri Mababa n'umuryango wa Vestina. Mwese Imana ibakomeze kandi ibahe imbaraga. Pawulo yaravuze ngo dushobozwa byose na Kristo niwe uduha imbaraga. Rero muri uyu mwanya Imana ibakomeze, nta kindi twababwira. Imana itabakomeje twe nta tubakomeze. Imana ibahe umugisha. Tudatsinze rero reka twifashije nanone Pastor Cyuma yegera imbere tugiye gukora gahunda y'imihango tudatinze, tunasaba protocol bongere batwiyegereze umubiri wa Vestina ahangaha kugira ngo tugire vuba vuba tumuhaye ikaze. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Bene data murabizi ahangaha cyangwa gitumye tugera hano ni gahunda yo guherekeza igihe cye cya nyuma. Ndabizi ko hari ababizi ko babanye ndetse turi no mu rusengero, hari abagiye batanga ubuhamya uburyo bagiye babana nawe uko yari ameze. Rero twasabaga kugira ngo protokole bari hariya badufashe begeze
umubiri hano, hanyuma dutangira akazi kuko murabona ko n'ikirere cyacu ntabwo kimeze neza. Ntabwo rero twatinda hano, twasabaga kugira ngo bitatu pasiteri yegera hano. Murongo wa 19. Igice cyabo cya gatatu umurongo wa 19, dusome mu izina rya Yesu Kristo. Gututubikana ko mu maso hawe niko kuzaguhesha umutsima, urinde ugeze ubwo uzasubira mu butaka kuko arimo wakuwe. Uri umukungugu mu mukungugu nimuzasubira. Amen. Amen. Ijambo ry'Imana iratubwiye hariya mwitangirira ibice bitatu umurongo wabo wa 19, baratubwiye ngo Adamu na Eva bamaze gucumura, hari icyabaye. Ijambo ry'Imana iratubwira ngo Imana Adamu na Eva ngo gututubikana muzaruha, ariko nyuma kuko muri umukungugu muzasubira mu mukungugu. Icyo tuje kubika hano ni umubiri wa mushiki wacu, ariko ubugingo n'umwuka we ubifiteho ububasha ni Imana yamuremye. Amen. Kuko Bibiliya iratubwira ngo Imana imaze kurema umuntu ikoresheje igitaka, ikoresheje umukungugu, ihumekera mu muntu, umuntu agira ubuzima. Hari igihe cyo kuvuka rero, hari igihe cyo kugira imishinga, ariko hari n'igihe umuntu ageramo akava mu mubiri. Rero ntabwo dutinda nk'uko nabibabwiye, kadusabe protokole baze badufashe, bazane umubiri bawushyira aha ngaha, hanyuma dutangire gahunda yatuzanye. Mu ntangiriro ibice bitatu 19, uyu nicyo gihe cya nyuma cyo kubika ndetse cyo kuba ku isi cya mushiki wacu Vestina. Nta kindi gihe tuzongera kumubona. Nguhumuriza rero yuko ibyiringiro bihari ari uko tuzahurira nawe mu muzuko. Cyo tugiye gushyira hano ni umubiri, ariko ubugingo n'umwuka bikaba ku Mana, nk'uko Imana ariyo yagize gute yashimye kwabaho. Uyu munsi niyo yabibye mu murima wayo, kandi uyu munsi ni nayo isaruye. Nta rubanza rero, nk'uko Yobu yavuze ati navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, kandi nzasubira mu nda y'isi nta kintu mfite. Ni ukuvuga ngo yaje ku isi akora imirimo, gahunda zose, ariko uyu munsi niryo herezo rya mushiki wacu Vestina. Rero nagira ngo mbwire abantu, twebwe nk'abantu bizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wacu, yego umubiri urarira ukababara, ariko twebwe ni umunsi mukuru kuko umugeni asubiye ku mukwe. Haleluya. Ntibikujyane kure rero, twihanganishije abantu bose bateraniye hano, twihanganishije inshuti n'abavandimwe. Reka dusabe umukozi w'Imana Pastor Diedone asenge, hanyuma babone bamanura umubiri, hanyuma dukore umuhango wo gushyingura. Mbasabe twese twunamisha umutwe hasi dusenge.
Data mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye ko utugejeje ku icumbi wamuteguriye mu iyi si. Tuhageze mwami turaribonye, turasabye aya masaha kugira ngo ukomeze kumurinda, urinde uyu mubiri, uwurinde kwangirizwa n'iyi si mbi turimo. Tuzi neza ko turi umukungugu, twakuye mu gitaka ari naho tuzasubira. Twemerere aya masaha imbaraga zawe zigendagenda ahangaha, ukuboko kwawe kwiza gukomeze kugendagenda kuri buri wese uri ahangaha. Dukomeje gusengera imitima iri ahangaha kugira ngo ibashe gukomezwa n'ijambo twagiye twumva, kandi turasabye mwuka w'ukuri mwami umutajya usigara natwe, abe muri twebwe, adukomeze, aduhumurize mu izina rya Yesu Kristo. Dukomeje kwiga cyane kugira ngo buri wese uri ahangaha ukomeze kumurinda no kumurindira umutekano, kandi turasabye kubaho kwawe kugendagenda ahantu turi, aha hantu hagotesha abamarayika bawe mu izina rya Yesu Kristo. Tukuye ibirenge byacu ahangaha, reka ukomeze kurinda umubiri we mu izina rya Yesu Kristo. Imyuka yo mu kirere, imyuka y'ikuzimu, iyo yose turayirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Turashinganisha umubiri kuko ubugingo bwo bwamaze kugera mu maboko yawe. Mwami Imana yacu turagushimiye kuko twumvise kandi ukaba utwemereye ko ugiye gukomeza kurinda uyu mubiri kuko atabarutse ari umwizerwa mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Kadusabe nanone ba basore badufashe, hanyuma twururutse umurambo. Kumanywa y'ihangu wireheresha abo mu isi bose, wijwi rirenga noneho byose birarangiye, kuzimu barabimenye, umwami wabo umunyago ubutware wabanyeyo, Yerusalemu barayitambagira. Umubiri urindwe n'Imana, ubugingo n'umwuka bisubire kuba biremye mu izina rya Yesu. Amen. Abakozi b'Imana begera imbere, wose uragenda ukurikiraho. Abandi bapasiteri musigeho hariya umwanya, mubahereze umwanya, abana mubahereze umwanya baze, abana mubahereze umwanya, abantu bari kubyigana mwegereye kugira ngo hari izindi ndabyo ziraza gushyirwaho nyuma. Ni izi ngizi abantu bahagaze ku mva hejuru bo ntabwo byemewe, mukandagire ku ruhande, ntimuhagarare hejuru y'imva. Tuzabonana na mushiki we. Rero mwami twami bwawe mu izina rya Yesu Kristo dusenze, amen. Nyuma y'aha nibamara kupfundikira hariya, haraza gukurikiraho gahunda y'indabyo. Ngo mushumba niba mutamuhaye
tubanze kwishimira tunashima Imana kuri uyu muhango utambutse. Twishimiye abakozi b'Imana bakoze uyu muhango, Imana ibahe umugisha. Tugiye kwiyegereza umuryango wa Pasteur Mababa, urwibutso ko bakomeze kumwibuka cyangwa se bamukunda, baregera hari imbere bagiye ati rwose kandi turagukunda. Reka tusabe itorero ry'imbaraga ry'amasengesho ufite ururabo rwabo, reka nawe yegereza umushumba rusange n'itorero ryose muri rusange. Muguma aho ngaho, umushumba waragusangaho. Rwose Mama Obama, nubwo tuvuyemo kandi tuzahora tukwibuka. Banditseho itorero bafite ururabo rwabo, yegera imbere. Yego, ati rwose Mama Obama turakuzirikana kandi tuzahora Imana ibahe umugisha. Yesu ashimwe. Ika nongere mvuga ikintu, manze kongera gushimira Pastor Dieudonné, ari we umushumba w'itorero ry'imbaraga z'amasengesho. Imana imuhe umugisha. Uburyo ki twateguye iyi myiteguro na Pastor Apotre Liliane, Imana imuhe umugisha. Nanone nshimiye abapasitoro bose, Imana ibahe umugisha. Nshimiye n'abakristo bose muri rusange n'abaturage n'ubuyobozi bwacu bw'igihugu bwaje kwifatanya natwe. Abo bose turabashimiye, Imana ibahe umugisha. Rero iki gikorwa tugisoreje aha ngaha, ariko by'umwihariko tugiye kwa Pasteur Mababa, niho turaza kukarabira. Imana ibahe umugisha. Nanone kwa kundi twaje aba ariko tugenda. Reka twiyegereze nanone Pastor Claude, yegere hano. Mwese nukuri ndabashimiye, ariko reka nsabe Pasiteri abasengera Imana kandi abampesha umugisha kugira ngo n'abandi nabo nibahura n'ikibazo mujye mutabarana kubw'imbaraga z'Imana. Karibu. Imana y'amasezerano, Imana ya uyu mwanya duhagaze hano kuri uyu musozi dushimye izina ryawe, kubw'umuteguro wawe mwiza turagushimiye. Imbaraga uri Imana itabura uko ibigenza. Dore mu muryango wa Pastor Mababa urebe uko ubigenza, ujya womora ibikomere bigakunda, ujya ukiza intimba za benshi. Duhagaze kuri uyu musozi turi imbaga nyamwinshi, sabiye umugisha umuntu wese wabonetse hano kuri uyu musozi, wagize icyakora muri iki gikorwa cyiza cy'urukundo cyo guherekeza umubyeyi wacu. Nahabwe umugisha nawe.
turagushimiye ko waturinze muri uyu mwanya mwiza. Sengera abakozi bawe bayoboye izi gahunda, abakoze mu mifuka yabo bari